Ndagusuje mukunzi wacu ari nako naguha ikaze. Iyi ni KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni inkuru itugezeho nonaha iturutse mu nyubako ya Etedemiri hoteli, aho yafashwe n'inkongi y'umuriro. Uraza kumenya mbese n'ibiki byaba byangiritse muri iyi hoteli. Ese iyi nkongi y'umuriro yaba yaturutse kuki cyangwa yaba yatewe n'iki? Ese polisi y'u Rwanda yo yaba yatangaje iki nyuma y'uko inkongi z'umuriro zisigaye zikunda gufata inyubako zigiye zitandukanye za hano mu mujyi wa Kigali? Icyo ngusabye rero nyabona ni uko wajya munsi y'amakuru yacu urahabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogera kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abatuye umujyi wa Kigali, bitewe n'uko inyubako nyinshi cyane muri uyu mujyi wa Kigali zirimo ziragenda zifatwa n'inkongi y'umuriro. Nta minsi ishize inkongi z'umuriro zidafashe inyubako zo muri uyu mujyi. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi bacu. Iyi ni KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mbere na mbere iyo ngiye kubagezaho amakuru yacu, mbanza kubabwira ko muba mugomba kujya munsi y'iyi nkuru murabona ijambo subscribe cyangwa se abone, muhite mukandaho n'akazogera kaza nako mugakandeho. Icyo gihe muzamuba ba mbere mu kujya mubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Inkuru itugezeho nonaha iturutse mu nyubako ya Etedemiri hoteli, aho yafashwe n'inkongi y'umuriro. Uraza kumenya byinshi kuri iyi nkongi y'umuriro yafashe iyi hoteli ya Etedemiri. Igikoni kimwe muri resitora ikorera mu nyubako ya Etedemiri hoteli cyafashwe n'inkongi y'umuriro kirashya kirakongoka. Iyi nkongi y'umuriro yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, aho iki gikoni kimwe muri resitora ikorera mu nyubako ya Etedemiri hoteli cyafashwe n'inkongi y'umuriro. Abaturage bari bari aho ngaho batabaza polisi y'u Rwanda ngo izirebe icyo yakora kugira ngo iyi nkongi y'umuriro yari yafashe kimwe muri resitora ikorera muri iyi nyubako baze bayifashe kukizimya cyangwa kuzimya iyo nkongi y'umuriro. Ni inkongi bivuga ko yaturutse ku mavuta yo gutekesha muri iyo nyubako iherereye mu igorofa rya gatanu. Abakozi bo muri iyi resitora bahise bakora ibishoboka bazimya umuriro utarangiza byinshi. Umwe mu bo twaganiriye yagaragaje ko inkongi yaturutse ku mavuta yo gutekesha yatetse umuriro, bityo ugahita ukwira ahantu hose harafatwa. Mu magambo ye uyu twaganiriye yagize ati, inkongi yaturutse ku mavuta yo gutekesha yatse umuriro ugakwira hose. Twahise dutangira kuwuzimya dukoresheje za kizimyamwoto z'imbere mu nyubako, tubasha kuwuzimya utarangiza byinshi, ariko byari bigoye ngo kuko ntabwo byari ibintu byoroshye, ngo twitanze ngo karahava. Ugeze muri iyi nyubako ya Etedemiri hoteli ubona ko imirimo yakomeje gukorwa nk'uko bisanzwe, uretse ko mu igorofa rya gatanu kubera ubwoba bw'uko uwo muriro washoboraga kwangiza byinshi cyane. Ku bw'amahirwe kandi uwo muriro wabashije kuzimwa utarangiza byinshi, uretse ibikoresho byo mu gikoni n'igisenge cyacyo. Iyi nkongi y'umuriro kandi ije nyuma y'uko ku wa gatatu tariki ya 3 Nyakanga 2024 ubwo inyubako ya Makuza Peace Plaza iherereye mu mujyi wa Kigali yafashwe n'inkongi y'umuriro. Iyi nyubako izwi nka Makuza Peace Plaza iherereye mu mujyi wa rwagati mu Kanyarugenge mu mujyi wa Kigali yibasiwe n'inkongi y'umuriro, ariko ishami rya polisi rishinzwe kuzimya inkongi rirahagoboka itarakwira hose. Iyi nkongi yadutse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 3 Nyakanga 2024 nk'uko icyo gihe amakuru yabivugaga.
Si iyo gusa kandi iyo nkongi yabaye mu mujyi wa Kigali kuko mu cyanya cy'inganda cya Kigali giherereye i Masoro kizwi nka Kigali Special Economic Zone nacyo cyafashwe n'inkongi mu masaha ya saa 11 za mu gitondo ku wa mbere tariki ya 5 Kanama 2024. Muri ibi bihe mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali hakunze kumvikana impanuka zituruka ku nkongi y'umuriro zangiza byinshi cyane. Polisi yagaragaje ko mu bugenzuzi bumaze gukorwa hagaragaye ikiri gutera izo mpanuka zikomeje kwibasira inzu zo guturwamo muri mujyi wa Kigali ndetse no hanze y'umujyi wa Kigali. Icyo gihe polisi yagize iti muri iyi minsi kandi hari ikibazo cy'inkongi y'umuriro mu mazu yo guturwamo cyane cyane mu mujyi wa Kigali no hanze y'umujyi wa Kigali. Akenshi twagiye tubona impamvu ebyiri: kuba inkongi ituruka ku nsinga z'amashanyarazi cyangwa kuri gazi zo gutekeshaho. Ku birebana n'insinga z'amashanyarazi hari ubwo usanga abari kubaka inzu bakoresha izitujuje ubuziranenge zikaba zateza inkongi y'umuriro. Yakomeje igira iti ngarutse ku nsinga z'amashanyarazi hari ikindi cy'uko usanga abantu bashobora gucomeka ibikoresho byinshi ku rusinga rumwe rukurura amashanyarazi ahantu hamwe noneho rukaremererwa. Ibyo nibyo dukunze kubona cyane cyane aho tugiye dusanga habaye inkongi z'umuriro. SP Rutikanga icyo gihe yagaragaje ko abanyarwanda bakwiye kwitwararika ku buryo mu gihe cyo kubaka inzu bakwiye kureba insinga z'amashanyarazi bakoresha mu kwirinda ko hazaba inkongi itewe n'izo nsinga z'amashanyarazi. Reka ngushimire we wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, nkubwira ko wakoze igikorwa cyiza kandi igikorwa cy'ubutwari. Nawe nimba utarakora subscribe jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone utukandaho n'akazugira nako nikaza nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahandikirwa igitekerezo ugashyiramo igitekerezo, haba ari ahantu ubona tudakora neza ukabitubwira, naho dukora neza naho ukadushimira kandi ukatubaha n'igitekerezo cy'ibyo tuzongeramo mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka nkubwira ati mugire umunsi mwiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde.